mwongeye kwirwa neza nshuti za Kamera Gospel TV Show. Ndabasuhuje mbifuriza umugisha n'amahirwe biva ku Mana Data wa twese ushobora byose. Ngiye muri kumwe na Jean Bosco Shima. Tuyoganira ikiganiro kivuga ngo ubwenge n'ubumenyi bikenewe kugira ngo isi igende neza. Ibyo turabyiga mu gice kimwe kiri mu kiganiro cyitwa life skills cyangwa se ubwenge cyangwa ubumenyi bw'ubuzima, aho tugomba kujya turebera ku bunararibonye abantu batandukanye bagiye bagira. Hari inyigisho nyinshi zitandukanye wagiye wumva mu buzima bwawe, hari ubumenyi bwinshi ufite, hari ibyo wize byinshi cyane bitandukanye, ariko hari icyo bita ubuzima ubwabwo ko ari ishuri. Ngira ngo bigeze kubaza umuntu umwe w'umuhanzi, aravuga ati watubwira ibyo waba warize mu buzima bwawe? Aravuga ati hoya, ibyo nize mu ishuri ni bike ugereranyije n'ibyo ubuzima bwanyigishije. Rero umukire uherutse hano mu Rwanda, umwe witwa ni umugabo umwe w'umuhosta ukomeye cyane, aherutse kuza mu Rwanda ahangaha. Yaravuze ngo njye nta shuri na rimwe nize, ariko Harvard yaravuga ngo nta shuri na rimwe nize, ariko isi yangishije byinshi. Kurara mu rutindo, kurara hanze nkabasha kuramuka, kubona icyo kurya nta wumbwira ngo turagikura ahangaha, byose byangishije ubuzima bwinshi. Uwo mugabo turamuzi twese, amaze iminsi hano mu Rwanda, ari hano mu Rwanda. Hari n'umugabo ukomeye cyane, arazwi cyane, amazina ye arakomeye cyane mu isi. Ni umugabo udasanzwe, ukora ibiganiro bikomeye ku mateleviziyo atandukanye, ukurikirwa n'abantu benshi cyane. Rero nagira mbabwire yuko hari icyo bita life skills cyangwa se ubuzima umuntu akeneye kumenya. Hari amasomo y'ubuzima umuntu akeneye kumenya kugira ngo agere kure. Muri leadership cyangwa se mu bijyanye n'ubuyobozi hari ibyo bazakwigisha, ariko hari ibyo uzabona wageze kuri ishuri ry'akazi cyangwa ry'umurimo, aho urimo urakorera akazi. Niba uri umuyobozi hari ibyo uzamenya kuko watangiye kuyobora. Niba uri muri business hari ibyo uzamenya kuko wageze muri business. Rero turarebera ku mugabo witwa Salomo. Salomo ni umugabo udasanzwe, ni umwami wabayeho, twabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize. Benshi mwakunze, ndabashimira rwose commentaire zanyu, ndabashimira feedback, ndabashimira uko ikiganiro ibyo cyaduhaye. Mwaragikunze cyane, ndabashimira cyane. Wowe wakirebye, wagisharinze, rwose wakoze subscribe, warakoze cyane. Ndi hano ngushimire, warakoze. Ndi umuntu wawe mbere hano wowe kugira ngo nkuhe ibyo ukeneye, nanjye umfashe, twese dufatikanye kugira ngo turebe ko twakora buri wese uko impano yimeze. Uyu mugabo witwa Salomo twamuvuzeho, twavuze ukuntu yabaye igihangange, ko yabanye n'Imana, yavuganye Imana imuha ikintu kidasanzwe, imuha ubwenge. Niba twongera kugaruka uyu munsi nanone mu gice cya kabiri, ibi ngibi turimo kubabwira tubikura kuri Wikipedia, aho tubona amabanga yose ahishwe cyangwa se ubuhanga umugabo Salomo uwo yari we. Yari umuhungu wa Dawidi. Mu kuvuga kuri Salomo, ikintu kidasanzwe yakoze, papa we yari umwami wakunzwe cyane. Nyuma yo kwica Goliyati, nyuma yo kuba ibwami, nyuma yo gusimbura witwaga Sawuli, Imana yari yaramugaye kubera impamvu zitandukanye. Sinshaka ko twinjira aho ngaho cyane, ariko nagira ngo tuvuge ubuhangange budasanzwe. Akenshi abantu bose bashobora gukora ibintu kimwe, ariko buri muntu agira ukuntu akora ibintu bidasanzwe, agakora ibintu bidasa n'iby'abandi, nubwo byaba ari kimwe n'ibyo akora n'abandi. Urugero nshobora kubaha, kaduhere kuri uwo mugabo Sawuli yari umutware, yari umwami ukomeye cyane, ariko aza kugera igihe aba umwami mubi, yitwara nabi cyane. Biza kugera igihe ntabwo byari bisanzwe ko umwami wacanganyukiwe abaho bakamutumiriza uzamusimbura, ko aza kumucurangira, ko aza mbese yaje nk'umuntu udasanzwe. Uwo Dawidi turimo turavuga yaje nk'umuntu w'inshuti y'umuhungu wa Sawuli, aho tuvuga ubucuti budasanzwe bwa Dawidi n'umuhungu wa Sawuli. Bageze aho ngo akamera nk'agati gakuranyije. Jonathan
umuhungu mwiza cyane, umuhungu w'imfura wumvaga leadership, akabona ko papa we abangamye cyangwa se adakora uburyo bukwiriye, ariko yemera kuba umuhost, yemera kuba inshuti n'umwana w'umuntu uciriritse umuryango. Mu by'ukuri Dawidi avuka ngo bisanzwe ko umutware nka Sawuli yagomba gusimirwa na Dawidi, ariko Imana yari yaramuvuzeho cyane, byari bikomeye. Wenda yagomba gusimirwa n'umuhungu we Yonatani, wenda yagomba gusimirwa n'abandi mu bahungu be, ariko Imana yimikisha Dawidi, umusore utaratinyaga, umusore wagaragazaga nawe kwitanga. Ubundi hari ibintu tukwiye kwigira ku bantu bakomeye, abantu the great people cyangwa se abantu bakomeye mu isi, ni ba bantu bitangira abandi batizigamye. Ngo bisanzwe ko umutware nka Sawuli yagomba gusimirwa na Dawidi, ariko Imana yari yaramuvuzeho cyane, byari bikomeye. Wenda yagomba gusimirwa n'umuhungu we Yonatani, wenda yagomba gusimirwa n'abandi mu bahungu be, ariko Imana yimikisha Dawidi, umusore utaratinyaga, umusore wagaragazaga nawe kwitanga. Ubundi hari ibintu tukwiye kwigira ku bantu bakomeye, abantu the great people cyangwa se abantu bakomeye mu isi, ni ba bantu bitangira abandi batizigamye. Nyinshi twagiye tubona abami bikunze bagashaka gutinda ku ngoma kandi bagashaka gusimirwa n'abana babo, ariko Imana ihitamo gushyira umwami udasanzwe muri Isiraheli, izana Dawidi wari intwari, yigiye ku ishyamba, yigiye mu kuragira, yigiye mu kurinda intama, yararagiye. Imana imubonamo umutima wo kurinda no kwita ku mukumbi ashinzwe. Muri iki gihe cya none n'Imana yakoraga ibyo ngibyo. Bisanzwe ko umutware nka Sawuli yagomba gusimirwa na Dawidi, ariko Imana yari yaramuvuzeho cyane, byari bikomeye. Wenda yagomba gusimirwa n'umuhungu we Yonatani, wenda yagomba gusimirwa n'abandi mu bahungu be, ariko Imana yimikisha Dawidi, umusore utaratinyaga, umusore wagaragazaga nawe kwitanga. Ubundi hari ibintu tukwiye kwigira ku bantu bakomeye, abantu the great people cyangwa se abantu bakomeye mu isi, ni ba bantu bitangira abandi batizigamye. Toroshye, ni ikintu cy'agaciro cyane kubona umutware, kubona umwami wemera kuganduka akemerera Imana igakorana n'ubuzima bwe. Dawidi yabaye umutware uciye bugufi cyane, yabaye umwami uciye bugufi, wahimbazaga Imana, waramyaga Imana, yari azi neza ubutware bw'aho buturuka, inkomoko y'ubutware bwe yari ku Mana. Twese nuko bimeze, nta kintu na kimwe wageraho, nta kintu na kimwe wakora udafite Imana muri wowe. Imana rurema niyo ifite ubushobozi bwo guha ibyiza byose wageraho. Imana ishobora byose niyo ifite imbaraga zihagije zo kukwimika, ikaguha ubutware, ikaguha ubuyobozi, ikaguha business, ikaguha ibigo bitandukanye ngo ubiyobore. Imana niyo izamura, ni nayo ishyira hasi. Ibyo bintu Dawidi rero bisobanukiwe neza, aravuga ngo namenye Imana ikura ku ngoma, menya n'Imana ishyira ku ngoma. Rero umwana yabyaye, nubwo Dawidi tumubona none nk'umunyantege nke ku kigendanye nuko yagambanye, yaragize igihe aragambana, afata wari umutware umuyobozi, umusirikare we mutoya, amugirira nabi, afata umugore we aramutwara. Ariko kandi nanone icyo Imana ntiyabuze kumwita umuntu ikunda kandi yishimira, kubera yuko yari afite umutima wo guhinduka no guca bugufi agasaba imbabazi. Wakora amakosa uri umuyobozi, wakora ikosa, wakora icyaha, ariko wasaba imbabazi. Twebwe no mu Rwanda dufite ubuhamya bunini cyane bw'imbabazi, imbabazi zidasanzwe. Dufite umuyobozi utanga imbabazi zidasanzwe, dufite Imana ikorera mu Rwanda, Imana ica mu bayobozi bacu, igakoresha abayobozi bacu, igakoresha perezida wacu w'igihugu agahinduka umuyobozi udasanzwe, a great leader muri Afurika, a great leader mu rwego rw'isi. Ni urugero rukomeye cyane kugira umuyobozi nka His Excellency Paul Kagame, nawe ugaragaza ubudasa bwo kumva imitima y'Abanyarwanda bababaye, imitima y'Abanyarwanda bafite ibibazo bitandukanye byasizwe n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko akabasha kumva imitima yabo. Ntago abantu twese twabyumva kimwe, ariko hari ibyigaragaza mu buryo muri rusange hari ibyigaragaza.
ukabona ko umuyobozi ashyize umutima ku bakecuru, ukabona ko umuyobozi ashyize umutima ku masaziro y'abantu, ukabona ko umuyobozi ashyize kuri justice, agaciro aha justice cyangwa se ubucamanza n'ubutabera ku bantu bose. Uyu mugabo witwa Salomo rero nawe nshaka kutindaho cyane. Muri iki gihe cya none wakwibaza ngo ninde muyobozi dufite uhagarara muri iki cyimbo. Salomo yagaragaye nk'umuyobozi witaga cyane ku bucamanza cyangwa se kumenya ubwenge, kugira ubwenge bwo guca imanza zitabera, ubutabera mu gihugu ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ubutabera bukuraho ubusumbane, ubutabera butuma mu bigo bizamuka, nta gutonesha guhari, buri wese akora icyo agomba gukora, wese akora inshingano ze. Icyo kintu cy'ubutabera ni ikintu cy'ingenzi cyane. Uyu mugabo witwa Salomo ntago yikunze, uyu mwami witwa Salomo ntago yikunze ngo Imana imaza ngo nguhe iki, ngo ayisabe ngo mpakuramba, no kwica abantu bose bamemukiye, no kwitura abantu bose bangiriye nabi nanjye mbereke ko ndi umwami uyu munsi. Oya, uyu munsi ngira ngo hari wakubaza ngo nkukorere iki, nkugire muntu ki, ahari umenya watekereza ku bikomere by'ubuzima bwawe. Ntago ariko byamugendekeye. Salomo ntiyitaye ku bikomere wenda by'amagambo yavuzwe nabi kuri se. Salomo ntiyitaye ku bitaragendaga neza, ahubwo yaravuze ngo nk'ubwenge. Twabivuzeho neza iby'ubwenge bwa Salomo ko yaciye imanza zitarenganisha cyangwa se imanza zirenganura, twabivuzeho cyane. Ariko nagira ngo uyu munsi twongere tugaruke ku buryo yari muntu ki yari abayeho ate. Yari umutware ugamije ineza y'abayoboye, yari umutware ureba ejo hazaza h'igihugu, yari umwami ureba ibyatuma Israel nk'igihugu kigumya kuba kinini cyane, kikaba kandi kinyembaraga kurusha. None uyu munsi turabibona kuva icyo gihe Israel ni igihugu cyabaye gikomeye, cyabaye igihugu kidasanzwe. Ubwo cyangwa se nimvuga abantu bo muri Israel baramuzi cyane, baramwirahira ko yakoresheje ubwenge budasanzwe bituma igihugu cyabo gihinduka kidasanzwe. Cyakoze nubwo nyuma yaje gusa naho acumura, bavuga ko nyuma yashatse abagore benshi cyane, abagore 700 ngo n'abandi b'inshoreke 300, bose bamwe bagasanga bageze ku 1000. Ibyo tubibona mu amagambo yose ibyo navuze byose tubisanga mu gitabo cy'abami, igitabo cy'abami ba mbere 11 kuva ku murongo wa 1 kugera ku 13, aho tubonamo nyine ibyabaye byose kuri uwo mugabo. Ariko Imana yo mu ijuru ntiyabuze kumukoresha kuko yubatse urusengero, kandi urusengero ararutaha. Bahimana icyubahiro bavuga ngo Israheli ni ahantu ho kugendwa, ni ahantu ho gusurwa, ni ahantu abantu bose bagomba kuza bakanezererwa Imana, bakizera Imana. N'uyu munsi ngira ngo barabigikora ingendo shuri, bagenda bajya kureba uru rusengero rw'Isiyoni, aho Imana yari ituye muri kiriya gihe. Uretse ko Imana yaje kuba yacu twese, Imana iri mu ruhande rwacu twese. Ndakwifuriza rero wowe udukurikiye kugira ngo ukore subscribe aho ngaho, kugira ngo ugumye kumva ibiganiro byacu. Hari akazogera kari hasi aho ngaho gakandeho, kuko ni ukudutera inkunga muri ubwo buryo. Dutera inkunga tukubwire iby'ingenzi mu buzima, nawe udufashe kugera ku by'ingenzi. Dukeneye ko mudukurikira muri benshi, dukeneye ko mwereka inshuti zanyu ibiganiro by'umumaro, mukadushyigikira, mukaduha commentaire, mukatubwira ibigenda n'ibitagenda neza kugira ngo tubikosore. Mwe kutugaya ngo mwigendere gusa, ahubwo mudushime cyangwa se mutugaye mutwereke icyo tugukosora. Imana yaduhana umugisha hamwe natwe. Rero ndacyababwira cyane kuri ubu bwenge, tukiga kuri isomo ryitwa life skills. Ndagusaba kugira ngo iki kiganiro cyose ucyumve kirangize. Kucyumva ukakirangiza hari imbaraga byadutera, hari kucyumva ukakirangiza nawe hari icyo byakungura. Ubu bwenge bukenerwa mu rugo kugira ngo ucunge neza ibyo mu rugo. Bisaba kugira ubwenge buva ku Mana. Imana itanga ubwenge, ubusabe urabuhabwa. Navuze ku mvugo y'umugore umwe uvuga ngo niba ntacyo ubwira Imana kizima, uyitekerezaho kuzakora ikindi kizima. Niba usaba Imana ibintu byose bikureba, ibintu by'umukano kanjye, abana banjye, urugo rwanjye, umugore wanjye, abana banjye, inzu yanjye, imodoka yanjye, menya ko ibyo ni ibyawe. Tekereza ikintu gikomeye wabwira Imana, Imana gukora ikintu gikomeye. Niba ushaka umuntu ukomeye imbere muri community ahantu uri, bwira Imana ikintu gikomeye wumva utekereza kuyikorera. Mu buryo bwayo izagucira inzira, izabikora neza. Ndahamagarira cyane abantu mwese mwifuza kugira icyo mwumva mwakora kugira ngo community cyangwa se society dutuyemo, yaba muri Afurika, kugira ngo tuve mu bubata, tuba abantu Imana ishaka, tuba abantu Imana yagennye, tuba abantu yaremye. Mu gindi gihe twagiye tuganira,
ndakurikiye gukurikira ikiganiro cy'ubuzima bufite intego, nacyo kivuga cyane ku muhamagaro n'umuhate Imana yashyizemo kugira ngo ikundi kugira uwo uri we. Hari icyo yakuremeye, hari icyo yaguteguriye kuba cyo. Rero ndakwingiza kugira ngo wowe udukurikiye uduteze amatwi usabe ubwenge, we gusaba ibiciriritse, usabe ibikomeye, usabe ibidasanzwe. Niba ushaka kuba udasanzwe, usabe ibidasanzwe. Reka dusengere u Rwanda, dusengere Afurika muri rusange. Ibihugu byinshi byacu bimaze iminsi mu matora, ibindi natwe twararangije, ariko tugomba gusengera abayobozi bacu kugira ngo babone ubwenge budasanzwe, bagire ihishurwa ridasanzwe. Imana ibavugishe, ibahe imirongo migari kugira ngo Afurika itere imbere, kugira ngo Afurika ihinduke umugabane uri great nk'uko Imana yabivuze, nk'uko Imana yabibwiye ba sogokuruza bacu. Afurika ihinduke ahantu hadasanzwe, ihinduke ingobyi y'ubuzima, aho buri wese yifuza gutura, aho buri wese yifuza kuba. Rero nagira ngo tugendeye kuri iki cyigisho cya Salomo atwigishe gusaba ikidasanzwe, atwigishe gusaba ubwenge, atwigishe kutikunda no kwirebaho, atwigishe kutaba selfish, atwigishe kutaba abantu birebaho gusa, bitekerezaho gusa, bo twe n'ibyacu gusa. Oya, ahubwo tuba abantu batekereza abaturage, tuba abantu batekereza igihugu, tuba abantu batekereza aho turi, imiryango yacu. Niba uri umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, tekereza abo bana uyobora. Niba utekereza icyo bazaba cyo bazageza ku gihugu ejo hazaza. Niba uri umuyobozi w'ibitaro, tekereza abarwayi bari muri ibyo bitaro, tekereza abana bavuka muri ibi bitaro, tekereza ngo bazahinduka iki mu minsi mike izaza. Ese nibakura bazaba abayobozi bameze bate? Iyi niyo ntero twese tugomba kugira. Imana yaguhamagaye kugira ngo iguhe ubwenge, iragushaka guha ubwenge, busabe. Bibiliya iravuga ngo ukeneye ubwenge nabusabe, Imana irabutanga. Wisaba ikikuzamura gusa, wisaba imodoka yawe, wisaba ibyo byose Imana ibifite mu byo iteganya kuguha, ariko hera ku cy'ingenzi. Ushishoza, kumenya kureba kure, kumenya gutekereza neza, kumenya iby'ingenzi kurusha ibindi, niyo ntero y'iki kiganiro. Reka rero nkwifuriza wowe kugubwa neza, wowe wari udukurikiye uyu munsi, reka nkwifurize kugubwa neza no kumera neza. Aya masaha ugumye unezerwe, ugumye wishimire yuko Imana yakuremye, ugumye wishimire ko Imana hari ibyo yaguhaye kugira ngo ugereho, ukore ibidasanzwe. Bikore mu buryo budasanzwe. Niba uri umucuruzi, ucuruza mu buryo budasanzwe. Ukeneye inama cyangwa se ubundi bumenyi kujyanye n'ibyo ukora, twagufasha, twakuba hafi. Tuzaganira, abenshi muzaca mu gikari, hariho umurongo wa telefone, hariho umurongo wa email, ushobora kutwandikira uciye mu gikari, ushobora gukora subscribe, ushobora kutwandikira muri comment, tukabona icyifuzo cyawe, twagufasha kuzamura neza ibyo ukora, gukora neza ibyo ukora mu buryo buri mu bwenge. Imana yatanze impano zitandukanye, bamwe yabahaye, buri wese yamuhaye impano, ariko hari impano y'ubwenge. Ndakwifuriza rero gukomera no kuba udasanzwe mu bihe byawe. Reka nkwifuriza umunsi mwiza, nakagaruka. Mwari kumwe na Bosco Shima, niwe ubageze ikiganiro kuri Kamera Gospel TV Show. Ndashimira wari uri kuri kamera, wari uri udufasha cyane. Riza ni umwe mu bana banjye, Imana imumugisha. Reka mbifuze kugira ibihe byiza rero mwese. Ciao, turi kumwe.